umuntu wa pinga muri warikare yavuga ati ntabwo dushobora kuba turi mu mboni z'izi nyeshyamba. Kuba umuntu wa Kamituga muri Mwenga yavuga ati izi nyeshyamba sha amaherezo ziraducakira, kimwe no kubona umuntu wa Karemi kuko Baraka na Fizi ubona byanze bikoze amaherezo bazayifata. Ubwo yatekana gute umufaridese w'inkomere ariho inkomere ariho bazijyanye. Karemi hari abasirikare bakoze mitinere banze kurwanira leta, bamwe batangira guhunga n'ibirenge bajya irubumbashi muri iyi minsi. So ntekereza ko kuba menace c'est pas menace, kuba concentration militaire yose yari .0. Ese ubundi kukiziranga ziri kwanga kurwanazo none se ntizaragwanye mikenyi, ntizaragwanye .0 zirabazivutukanye. None bari ese Sandra ubungu barababa erega zino ingabo ahubwo ziri hangana. None we guhemberwa iki? Kuko baza makuru y'abapfakaze bapfuye, bazi inkomere ko zirimo gufatwa. Niba muri Kongo umuntu wo muri Ebola OMS mu amafaranga abaturage bakashyira ku mufuka nabo n'ibyarya ari muri kantonoma, abasirikare bakabagenerwa ibyo bagenerwa ntibiba bibone, akaba afite cases zitaze ibintu byinshi abagenzi baguye ku rugamba, ahora yumva imiryango yabo itaragize gute ubwo gushyira umuntu imbere y'urupfu. Nibyo byose ntago ari ikiguzi cy'urupfu, ariko nibura prise en charge y'ibibazo byatuma urwana sibyo. N'ikindi nakubwira zino ngabo nta wamenya hari ibibazo byibaza sikaba ko twari dufite byose nk'ibikoresho umurundi arahangaha buriya tuva dutsinzwe gute .0 ubutaha uzanyibutse. Sinatukubwira ako kantu buri bwo FARDC izuye umugara sibyo. Yego ubu ngubu bigiye kubitwa abayirukanse bagire gute igihe minembwe ari merewe nabi, wene batangira ubutero bwa .0 nibwo Baraka izavamo na Fizi. Ukuntu bazashaka kuyisubiza nibyo bizatuma na Fizi na Baraka bigwa. Njya nibaza iriya mikorere ni ibintu FARDC ni ibintu M23 ipanga n'ingabo zimwe zo muri FARDC bagapanga utuntu kuko birashoboka ubutasi bwabo bwabikora. Nabonye ejo ndi waragiye Goma ariko nanoze nabonye benshi babigire impungenge masha. We wabibonye ute? Ati none se kuki mutumye FARDC iza ikazana na MONUSCO ngo muzi ko batabakunda. Ati nabonye ibitekerezo byari bari nabagomba kujya Uvira cyangwa se batajya Uvira bashaka ko barahinduye ntuze. Ati nimba ashaka kubatega muri iyo Goma kandi bisinye wabonaga nyine bafite M23 yarabisinye Doha kizatanga aba officier supérieur 3 na FARDC gatanga officier supérieur 3 n'abasivile 3 ubwo bose hamwe M23 ni 6 leta ni 6. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. We duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. No kuvuga ngo rero ntabwo na reka nkwereke ubu umuntu rero muri iki gihe tugezemo kuba umuntu w'Ibutembo yagirira ubwo bizinyeshyamba. Ndakubwira hano nkane kuba umuntu wa Pinga
muri warikare Mm. yavuga ati ntabwo dushobora kuba turi mu mboni z'izi nyeshyamba. Kuba umuntu wa Kamituga muri Mwenga yavuga ati izi nyeshyamba sha amaherezo ziraducakira, kimwe no kubona umuntu wa Karemi, kuko Baraka na Fizi ubona byaza bikoze amaherezo bazayifata, ntabwo bibagoye. So umuntu wa Karemi rero narara adasinziriye akagira ikibazo, ariko aho turi ku ruhande rw'inyeshyamba ntabwo nta nubwo tunareba ngo Karemi nk'umujyi uhuriwemo koalisiyo yose yahunze, ubwo yatekana gute umufaridese w'inkomere ariho inkomere ariho bazijyanye. Karemi hari abasirikare bakoze mitinere banze kurwanira leta, bamwe batangira guhunga n'ibirenge bajya i Lubumbashi muri iyi minsi. So ntekereza ko kuba menace, non c'est pas menace, kuba concentration militaire yose yari point zero. Ese ubundi kuki zirangabo ziri kwanga kurwanazo? None se ntizaragwanye Mikenyi, ntizaragwanye point zero, ziramaze zivutukanyije. None bari ese Sandra ubungu barababa erega zino ngabo ahubwo zirihangana. None we guhemberwa iki? Ariko zirivanze n'abazarendo n'iki byose buryo uvuze ingabo umenye ingabo yuvuze. Nta nubwo uzi ko niba zinahembwa bazihemba koko niba batarazambuye cyane, kandi ingabo zifite amakuru menshi udafite, zishaka kuba zizi ko uhaguye atabona ntuza compensation, kuko baza amakuru y'abapfakazi bapfuye, bazi inkomere ko zirimo gufatwa. Niba muri Kongo umuntu muri Ebola OMS imuha amafaranga, abaturage bakashyira ku mufuka, nabo n'ibyarya ari muri kantonoma, abasirikare bakabagenerwa ibyo bagenerwa, ntibiba bibone, akaba afite cases zitaze ibintu byinshi abagenzi baguye ku rugamba, ahora yumva imiryango yabo itaragize gute, ubwo gushyira umuntu imbere y'urupfu n'ibyo byose ntabwo ari ikiguzi cy'urupfu, ariko nibura prise en charge y'ibibazo byatuma urwana, sibyo? N'ikindi nakubwira, zino ngabo nta wamenya, hari n'ibibazo byibaza, sikaba ko twari dufite byose nk'ibikoresho, umurundi arahangaha buriya dutsinzwe gute point zero, dutsinzwe gute ruhi n'amavi, ko bo biyumvaga ko baze ari benshi bakahagenga defense kabaza umwaka, ijoro rimwe bakarara barashwe. Uribuka ko Colonel Rugabo yatangaje ko point zero ivuyemo saa 8:35 z'ijoro. Uwo musirikare w'i point zero saa moya za nimugoroba bajya kuryama, ntabwo yari abizi. Ariko mujya mumenya buri igitero cya saa 8:35 ikibazo cyacu buriya ihungabana cyagutera waramutse wakirokotse. Ese ko kantu utakambajije utiziranye ishyamba zagiye gufata point zero y'abandi mu gicuku kubera iki? Ubundi ari amasana barokore basenga birukana abadayimoni, ngavukamo n'abahungu cyangwa abakobwa ku bantu bakurikirana ibintu bya uncenje. Ariko mana we aha shaka Sandrine rwose mbango story nawe nankabona wapi. Buriya bari abantu bo mu gisigaye cya leta babona igihe kimwe n'abagome, urumva udashobora no umva hafi kuzivumira ku gahera, bananiwe kudutera ku manywa, munanirwa kudutera izuba riva, munanirwa kudutera ku kagoroba. Ye baba Sandrine igitero cya saa 8 z'ijoro, uzi ko ari amasaha M23 yateye point zero n'umurinzi wa nijoro ashobora kuba yamaze kwijera ko rikiye amahoro cyane, kandi ari amasaha abantu hafi bose barahunyiza. Ku bantu bazi rwose ubuzima physiology yari amasaha ni mabi cyane. Niba hari ngora ngo bagaruka point zero ari amasaha kugera saa 1 za mu gitondo, ni abari amasaha mabi, muri ku maforeni, muri kunywa ibikoma amakawa, mukumva uwo mu Rwanda yabagezemo. Noneho nijoro buriya ugiye nuko badutembereza point zero bakatwereka aho batwikiye ibisasu, ntibatwereka aho barasiye bari kuri point zero. Urumva umva Sandrine hari utavugira kuri YouTube. Ibaza ariko ko abantu kugubwa gitumo uburinzi niba hari nk'ingabo igihumbi, urumva abaraye uburinzi ijoro rimwe ntibarenze 50, ubwo ni nabo bakanuye. Urumva ikintu cyababayeho ari ikintu cyoroshye, umuntu kukwinjiramo saa 8:35 koko mwanyeshyamba mwagiye mutera ku manywa. Israel igiye kurasa hano maza kugenda gutayo udupapuro ngo turaza kuri iyi saha. Hako babajijisha bari asa nibyo. Baraza bagira ngo abaturage bahave. Ni mpamvu muri rasa amazu babanje ku drone zibanza kujyana twandiko kuri zanzu abarimo bakavamo. Yasaha kandi bahita bari bakwisa ikazi karasaho. Barabikora mu ntambara zigezweho ngo barabikora. Ntabwo nzi ko M23 abanje gutelefona komanda wa point zero ngo bakuye ibyo biginga byaho ngaho ko turi waza. Kira gitero cya point zero ni kibi cyane, umuntu kugaba igitero saa 8 z'ijoro ntago wazamwibagirwa, mwandika mu mateka azabugana n'abuzukuru bawe. Habaye intambara twarwanaga n'ingeshyamba za Narasa Matama, urumva? Noneho nkaho ibyo bidahagije n'ubundi zari kutwirukana zikaturasa, nta mpaka twari dufite kuko
n'uburi tekinike bakoresheje n'imbunda bari n'ibitwaro bafite twari kugenda twari twaswe tugatsindwa tutariko shaka nkaho bidahagije urumva yego badutera saa 8 z'ijoro na 35 sha hari umuntu ufite nuze hano rebo njya mbona yandika ngo ni 1.55 niyo bisobanura ikize ndababaza ariko bariya nabo umuntu warokotse hari ashobora gushinga nka studio nawe akayita agashyiraho kabiri utudomo tubiri gatatu gatanu kubera ibintu byamubayeho ntago batwereka mu video batwereka abamwizanyirago batembera bati dore ibisasu basize bakajya banabipfudura bakabikaraga urumva ariko ibyo bakoreye position kuri Puenzero n'ubugome bubi cyane none ngo barahagaruka ntago bahagaruka muri iki cyumweru bazabanza bajyane kugira muri rehab umuntu warokotse Puenzero urumva bazajya muri rehab avuga ati n'ukuri narokotse Puenzero azayibwira nabuzukuru gusa nanone nkurikije amugana ukuntu ntuze uriya urugabo yanditse ari amasaha wabonaga ko n'ubundi byari bikirimo bishobora kuba byarabaye bari kimara kuyifata ariko n'ubundi bakiri muri ntuze muri Puenzero nyine bakirimo akavuga ngo tuwayifashe ese bari bakayisohokamo buriya none se watekarara ko wafasha ahantu utagize ikintu bari kumbwira nkemera kire kumbwira utagura bayigaruye nka saa moya basigara bakora ratissage bizara ko ivuyemo kandi koko nibyo barabayiteye ku mugoroba barashiceka bakora operation icyo bita operation mujye mubyumva nko ku bantu nyine nk'abaganga badukurikiye iyo bavuze operation chirurgicale sibyo ntago uvuga ngo ntago uvuga isaha ntabwo uyifata nk'isaha irangiriye ngo umumama ngo wabyaye ngo wenda ngo saa 5 z'amanywa ugatangira kubona ko ariho yari muri crise ibisese ibindi bibanza operation intambara operation ni ikintu kigari kiba kirimo ibikorwa byinshi byahurijwe hamwe bikitwa operation ntago operation ari action urumva ahubwo operation igize action nyinshi zakozwe abaje kuhaneka bakavuga ati noneho turishwa sibyo kubu noneho twahatera amakuru bayatanze yego aya mbere ya kabiri ya gatatu kugira ngo bakonfirminge neza okay Puenzero turayifite amashusho ya drone urumva izo korodore koko nizo ziri accurate nta kantu ka mistake karimo kuko ukoze mistake nka biriya warasanga uri murasa nabawe sibyo yego okay bangana batya baryama gutya nuko baba bamanitse amabogisa saa 8 z'ijoro noneho saa 8 z'ijoro muzagende operation kandi mugakora movement zanyu ku buryo uwo murwana atabimenya akiyesha pakabacika cyangwa se agashaka imbaraga zirenze mufite akabanesha operation nk'iri ijya kuba successful yateguwe neza urumva mu buryo bashyizemo na timing bati gutyo rero nkavuga ngo ntago iba yatangiye saa 8:35 ahubwo imaze igihe kinini cyane itegurwa ariko noneho ikaza kubaho ya nyayo ya nyuma urumva ikaza kubaho nyine saa 8:35 ariko icyo gicuku cyose ako Sandri bikurwa ariko byumve nk'umuntu abyutse yiruka yumva inkambi yabo yatewe arimo kwirukanka aho yirukanye nawe naho ababateye baturutse akabaguye mu ntuzi zira ntambara nuko batazikina amafilimi izi ntambara zo muri Kongo nimbi cyane ziba ari ntambara mbi cyane abangu manone ngo barahaguye ngo bagize gute uzi kugwa aho hantu no wari mu bitotsi nibura nk'umuntu warokotse Puenzero n'umuntu waragiye mu ndaya yaturutse komanda abarundi bagiye mu ndaya warokotse Puenzero katwikomereza urumva bazigiye bumva amatangazo batangazo ko bari kurara hafashwe uwikirara rwose yaraharokotse ariko wa discipline yavuga ati gihe nta saa 10 mu kambi ayisohokamo nsabye kibari yahuye n'ibyago none ngo bahagaruka Puenzero ntago bazongera kuyisubiramo ndabikubwira trust ibintu bashobora kongera uzabe imbaraga z'inyeshyamba zashyize muri mobilisation y'abaturage urumva burya reka uranareba muvoma uzi ko wigeze ubona abanyarugabo bajya hari bambaye ntuze bulletproof nta musirikare n'umwe wagiye kuri Puenzero yambaye ikintu kimukingira gatuza cya kamera sikoti yabo ababyamungu bose n'ababyamungu bagiye bafunguye amashati nta ngofero nta n'ingofero barahizeye hariya
ahubwo ubutaha uzanyibutse sinatukubwira ako kantu buri bwo FARDC izu y'umugara sibyo yego ubu ngubu igiye kubitwa abayirukanse bagire gute igihe Minembwe yari imerewe nabi wene batangira ubutero bwa point zero nibwo Baraka izavamo na Fizi ukuntu bazashaka kuyisubiza nibyo bizatuma na Fizi na Baraka bigwa njya nibaza iriya mikorere ni ibintu FARDC ni ibintu M23 ipanga n'ingabo zimwe zo muri FARDC bagapanga utuntu kuko birashoboka ubutasi bwabo bwabikora nabonye ejo ndi waragiye Goma ariko nanuze nabonye benshi babigira impungenge masha we wabibonye ute ati none se kuki mutumye FARDC iza ikazana na MONUSCO ko muzi ko batabakunda ati nabonye ibitekerezo byari bariya nabagomba kujya Uvira cyangwa se batajya Uvira bashaka ko barahinduye ntuze ati nimba ashaka kubatega muri iyo Goma kandi bisinye wabonaga nyine bafite M23 yarabisinye Doha kizatanga aba officier supérieur batatu na FARDC gatanga officier supérieur batatu n'abasivile batatu ubwo bose hamwe M23 ni batandatu leta ni batandatu abandi bakava muri Zambia niki biriya byo ni bisanzwe kuvuga ngo bazaza hariya ngo babaneke bagire gute abamaneke FARDC ifite muri Goma bazo ko bangana urumva cyangwa M23 igira mu ifayise ya leta ahubwo ikibi cyo nabonye kibi muri biriya nuko nyine M23 imaze gutera intambwe no kuzamura gatuza n'imbaraga bayitega utuntu twanuze tw'ibishyikirano ese Sandri mbere yuko hazaba aba officier batatu ba FARDC iyo habanza kuza imfunga 700 za M23 kandi cyo kintu irwanira kitarwanira bariya bakaba bameze nk'abarimo kubahiriza none ibintu basabwa na Doha kugira ngo banze bapoye gake abagurize n'imbunda urumva batoza abandi bongere babiyegeranye bari se babuza abarwana kurwana sinakubwiye ikintu zinyeshyamba zizashyira mu byo zihana kikava muri mu kigo cya Wiziduru niba shaka nabo barabizi n'abantu bazikuremo kwizera leta ya guverinoma ko noneho yabijemo iby'imishyikirano kuko reka nkubwire mu by'ibigano ariko nawe Marshal nibo byibuka ukantu yize kugakomozaho ejo ndi nabonye hari umuntu usa n'uwimbwiraho ngo Amerika yiyamiye nanone side ya Kinshasa ko ngo umunsi bongeye kugaba igitero ngo mama kuyera gatatu kongera gufata uyu mujyi wa Uvira batazongera gutabaza ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana urumva tubibare mu byumvikana bisanzwe ariko AFC M23 iri idoha muri Qatar na leta baganira na mbere yuko bagera ku byo gufungura no biri muri iyo dossier imwe muri iyo step buri arega bari kuri step kugira ngo ya kabiri cyangwa gatatu mu biganiro bifite step bavu 8 zingahe ahase ubundi bagiye bavugira force netre ubundi kugeza iki gihe force netre yarabuze nawe nyine byibaze noneho force netre ntabwo yabuze Red Cross irahari yacyuye abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bya FARDC iri Red yo kuba yacyura nabo 100 cyangwa 330 n'abangaye bari bemeye kugira gute mu Busuwisi ntabo barekuye urumva yego mu byukuri kugira ngo werekane ko compliance neza n'ibya Doha muri Qatar nukuzana abasirikare batatu cyangwa nukuzana abasirikare ba M23 wemeye imbohe za M23 wemeye icyo nabwiraga inyeshyamba zibamo kwitondera zijye zireka kunyurwa amanuma ngo urabona ngo ubwo sizifanga iratunganye rero ubwo batatu baje ahubwo sizifaya yatungana neza 330 leta yemeye banyu baje sibyo yego kandi leta kuvuga ngo batatu ubundi rega tugiye dukwiye no ubundi basirikare ba force yose yazo uko yabingana kose muri iki gihe ubundi ubona rega sizifaya yubahirizwa iyo abantu ku mitima yabo bashaka kunyine kubahiriza agariko ry'imirwano ntabwo sizifaya yubahirizwa kuko iriya EGVM siyo ya mbere ije iriya bonyeho ngo ni police sibyo umuntu yisikira hari ntacyo yakoze n'abanyari yabaze muri kajugujugu nanubu ikibazo kiracyari cyakiri ngo bateyemo kashe nabonye babateramo kashe bavuye mu gihugu bagiye mu kintu nta kintu wumvamo se nta kintu wumvamo ubundi yo muri nyeshyamba za hatari nabonye icyo kibazo rwose benshi bakibaza bakibatereramo buriya ikintu kibaho hariya kuvuga ngo nubwo atari cyumbajije ngo bazaza kunekera leta ahubwo simwe mwakoresha amafaranga mukabamanipira ntibazanasubireyo bakababwira n'icyo leta itekereza icyo ntabwo birenze rega ntabwo biba birenze kuba bazaza hariya ndetse ziranyeshyamba n'abana nabo baba biteguye rega barabizi ko nta mikino izamo kandi nabo nibaza bakaje baje kuneka M23 umuntu yakuneka umuzi nawe uba ugomba kumuneka ntabwo ugomba kumuneka of course yes urumva so icyo navuga rero n'ubundi icyo babura ni ya common ground ya mesure de confiance batubatse uko mesure de confiance ya mbere ikituma M23 yaba confident kuri wowe nuko yiha imfungwa zayo suko yiha abantu batatu yego harimo igitego cyo kuba bagiye kuvanga ingabo batatu ntabwo habuzemo ikintu wumvamo nawe ariko se kandi babita ko ari inyeshyamba cyo nacyo ariko Marshal tujye tukibaza ariko se ninde uri mu benefiting nacyo
k'ikibazo kiza kubaho kuko bo ntibabuze indwanyi kurwana n'icyo banakora uretse gutanga amaraporo n'undi raporo nta kuri muri Kongo gutazwe ahubwo nyine nuko leta ibiprofita urumva ikavuga ngo batatu nitutera turi leta nimushaka nyine kamamba yambaye muzamenye ko twateye muze munabisinye bizadukoraho iki kuko bateye iminenge bagatera n'ahandi urumva. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch